mu gitabo cyitwa Savoir Manger abahanga bacyanditse baravuze ngo naho abantu barakomera ngo kuba bakiriho kandi banywa isukari. Maximed, link up with the world. Muraho neza nanone bakunzi b'ikiganiro amagara mazima nibwo butunzi kuri Maximed TV. Ngeye kubahaze muri iki kiganiro. Ndizera ko muguwe neza kandi ndizera yuko inama tumaze iminsi tubagira zibafasha. Ndetse ndibwira yuko ku bantu bagerageje kudukurikira neza bagenda bahindura imyitwarire bakurikiza inama twagiye dutanga zikaba zarahinduye ubuzima bwanyu. Niba bijya bigufasha mujye munaduhamagara munatubwire muti ibiganiro byanyu biradufasha kuko telefone tuba twazishyizeho mu kiganiro ntabwo tujya dusoza tutazishyizeho kugira ngo ugize ikibazo cy'umwihariko cyane ko tuba tuvuga ku buzima abashe kutugisha inama cyangwa se kutubaza kuko ushobora no kuvuga uti ngewe ko ndwaye indwara narya ibi bikangwa nabi bigende gute nabigenza gute nkakugira inama rwose nazikugira kuri telefone kandi ntabwo nakwishyuza. Nyuma rero ni Proficient Nsabimana Sylvestre ni inzobere mu by'ubuzima mu byo twita complementary therapies. Hanyuma mumaze kubimenyera ko ibiganiro byacu tuvuga ku buzima muri rusange ariko nababwiye yuko ubuzima ari ikintu cyagutse kandi tuzakivugaho mu buryo butandukanye. Uyu munsi ndavuga ku ndwara, nkavuga ku bimenyetso, nzavuga no ku mirire, mvuga ibyo kurya ese ni akamaro k'ibyo kurya runaka bidufitiye mu mubiri n'uburyo bigendana no kubaka ubuzima bwacu no kuburinda indwara n'ibindi bintu bitandukanye. Nzavuga no ku bindi bintu nakwita abanzi b'umubiri wacu, uburyo abo banzi b'umubiri iyo bawugezemo nabo bagenda bahindura, kandi nzavuga nanone no kuri comportement, imyitwarire ituma abantu bagenda bagira indwara zihuse ndetse ugasanga imiryango irimo iragenda isenywa n'imyitwarire n'imibereho kubera ko abantu rimwe na rimwe baba batazi ibyo bintu n'ingaruka biteza. Nkuko ubushize nababwiye bwa mbere dutangira nababwiye ku bijyanye no guhangayika nkabereka uburyo ari inkuru z'indwara nyinshi cyane. Nta muntu akenshi umuntu abazi ko guhangayika gusa wenda bigarukiye aho ngaho ariko hari ibindi byinshi tuzavugaho. Niyo mpamvu icyiciro cy'ubuzima kiragutse cyane kurenza uko cyagarukira no ku baganga gusa, kirenze no ku baganga, kigera no kuri wowe ubwawe utari umuganga kuko ubuzima bwawe. Nyobora ikigo cy'ivuriro cyitwa Health is Wealth, ni ukuvuga ngo amagara mazima nibwo butunzi. Iki kiganiro n'ubundi cyitwa amagara mazima nibwo butunzi. Ibyo se bisobanuye iki? Bisobanuye ko kugira amagara mazima iyo uyafite uba uri umutunzi, iyo uyafite uba uri umukire, uba uri umuherwe. Iyo ufite amagara mazima uba uri umuherwe. Ushobora kuba utabyumva ariko ababizi neza ni abamaze imyaka mu bitaro. Ababizi neza cyangwa babyumva neza ni abamaze imyaka ibyabo byarabashizeho, amafaranga yabo barayamariye mu baganga, babayamariye mu kwivuza. Ubwo se iyo baba bayashyira muri banki baba bafite ibingana iki? Rero wowe ushobora kuba ufite bike cyane ndetse ariko urabirya bikakunyura, urabinywa bikakunyura. Aho harimo ishimwe rikomeye ukwiye gutanga n'ituro ryo gushimira Imana kutarwara. Umuntu umwe ngo yigeze abwira mugenzi we atari ko urabizi kana ateye ati wari ukwiye kujya ushimira Imana rwose. Undi ati kubera izihe mpamvu? Atumva atereka nkubwire ati uburyo wahoraga urwaragura ati byarantangaje, ati uburyo usigaye noneho utakirwara. Arangirira amubwira ati ariko se ubundi ubwo nge nawe urumva umuntu wagombye kuba afite ishimwe ry'Imana rikomeye riruta irindi ari uwuhe?
ati tekereza twarakoranaga mu kazi, umushahara duhembwa ungana, ayanjye kwa muganga, ayawe muri bizinesi, mu mishinga, mu kubaka urugo, mu gutunga abawe, mu kwinezeza, mu kwiyambika n'ibindi. None ubwo wumva nge nawe wagombye kuba afite ishimwe rinini na rindi. None se wumva uwari ufite ishimwe rinini na rindi? Urumva wowe utararwaye udakwiye gushima kuko utararwara? Ubwo ndibwira ko umunyabwenge hari icyo akuyemo. Rero reka nari ndimo nivugira ko amagara mazima nibwo butunzi. Umutungo wa mbere ni ukuba ufite ubuzima. Hari abantu benshi batunze ibiruti bya mirenge yo ku ntenyo, ariko twabakuye ku biryo, twababujije kurya ibikaranze, ndavuga twabaganga, twababujije kurya umunyu, twababujije kurya urusenda, twababujije kurya ibintu biryohera cyangwa se ibiryoshye byinshi, twarabibabujije. N'izo nzoga bakundaga ntibakizinywa, ayo mafanta twayabakuyeho, amajyuyisi twayabakuyeho, ibyo mwakiriza abashyitsi mu ngo bibaryohera bibagwa neza twarabibabujije. Kandi barwajwe n'ibyo bariye mu myaka mike, babiryana umururumba no kutirinda, basoza bibaguye nabi. Noneho kandi iyo babirya bitonze, bakabirya neza bakurikije gahunda y'imirire, amategeko agenga kurya, ubu baba bakibirya kandi bikabagwa neza. Niba rero wifuza gusoza ukirya umunyu, ukifuza gusoza ukirya urukarango, ukifuza gusoza ukinywa kukakuryohera, ukifuza gusoza ibyo urya n'ibyo unywa bikugwa neza, bikubaka umubiri wawe neza, ukifuza gusoza ibyo utunze bidashirira mu baganga, ndagira ngo umenye ko umubiri wawe ukwiye guharanira ko ugira amagara mazima. Uruhare rwanjye ni ukukugira inama, uruhare rwawe ni ugushyira mu bikorwa. Ndibwira yuko turi kugendana neza. Ni Proficient Nsabimana Sylvestre nk'uko bisanzwe, nkaba umuyobozi mukuru w'ikigo Health is Wealth Complementary Therapies Clinic. Dukorera ku Gisozi mu mujyi wa Kigali, urenze urwibutso rwa Jenoside yakorewe Abatutsi rwa Gisozi, ukagera mu ikorosi rinini rihari aho bita ku gasoko ka Ruhango, uhita ukata rero iburyo. Imaze gukata iburyo, hari agahanda k'itaka mu metero gusa 300, aho niho hari ikigo cy'ubuzima, amagara mazima nibwo butunzi. Dukora ibintu byinshi, aho tugira abantu inama mu buryo butandukanye, nta nubwo ari inama z'imirire gusa, tugera no ku rwego rwo kugira abantu inama mu buzima bw'imyororokere, mu buzima bwo mu ngo, uburyo wabyara umuhungu, uburyo wabyara umukobwa, uburyo wamenya igihe, mbese ni ibintu bitandukanye, dutanga inama nyinshi. Reka rero ngushimire ko wahisemo kuba kuri Maxmed TV ukurikira ibi biganiro by'ubuzima tukugezaho. Reka nkwibutse kandi gukora share na like, kandi ukore subscribe niba utarayikora. Uyu munsi insanganyamatsiko yacu dufite, tugiye kuganira kuko twagiye tuganira ku ndwara nyinshi zigiye zitandukana. Uyu munsi nabwo tugiye kuganira ku kintu bamwe batazi ko ari uburwayi, cyangwa se batazi ko ari ikibazo cyo kora abandi barakizi. Tugiye kuganira ku ndwara yo kubura ibitotsi, insomnia, kubura ibitotsi. Niba hari ibintu Imana yatanze nk'umugisha uruta iyindi migisha mu isi dufite, yaduhaye umugisha wo kuryama tugasinzira. Kuryama ukabura ibitotsi, wowe biriho, ndagusabye wiyumvemo ko ibyo bintu bifite nk'umuvumo. Ariko turi hano ngo tukugire inama y'uburyo uwo muvumo wakuvaho. Turi hano ngo tukugire inama y'uburyo iryo shyano ryagenda. Mu migisha rero dufite, buriya abantu barya ntibaryoherwe, baryama ntibasinzire, baragowe, bararushye, n'indushyi ziri mu isi zigenda. Niba rero udasinzira, cyangwa se
niba usinzira ariko ugasinzira gake ukongera ukabibura, ukurikira iki kiganiro kugeza igihe turagisoreza kitagucika, kuko tugiye kuvuga ku bintu bishobora kuba bitera iki kibazo, kandi turasoza tuvuze uburyo iki kibazo cyakurwaho burundu ukaba umuntu muzima nk'uko wari urumeze mbere y'uko ugira iki kibazo. Iyi ndwara rero ya insomnia cyangwa se iri shyano, ndaryita ishyano kuko ni irigome, ni ikigome, ni icyago, gikomoka he? Abantu benshi ntago bazi impamvu zibitera, ariko ku bantu twatangiranye ikiganiro cya mbere cyavugaga ngo ingaruka zo guhangayika, nanavuzemo umubare w'amasaha abantu bagomba kumara basinziriye. Hari ukuryama, hari no gusinzira, hari ugukanguka, hari no kwicura. Ibyo byose turabivugaho, twanabivuzeho. Rero inshuti zanjye, iyo tuvuga indwara hari ikintu gikunda kugaruka, ariko reka kigaruke ni mu gihe nabivuzeho mu biganiro twagize. Nababwiye yuko icyitwa stress nzakomeza kugiheraho ku ndwara zose cyaba gifitemo uruhare, kugeza igihe uzumva ko stress ari ikibazo, kugeza igihe uzumva ko ukwiye kuyimanaginga, ukamenya ibyo twita stress management. Niba utabizi uzaze cyangwa uzampamagare kuri telefone ngo usobanurire, kuko stress twebwe tunayipima levels. Dupima levels za stress ku barwayi bacu, tukamenya level iyo stress iriho, tukamenya nuko uwo muntu agomba guhangana n'iyo stress, ariko abifashijwemo natwe. Cyo kora tukabanza tukamufasha gukura iyo ngiyi ihari, kuko turabikora. Rero icyo ndiho mvuga kuri uyu mwanya ni ikirebana no kubura ibitotsi. Ingaruka ya mbere cyangwa se impamvu ya mbere itera iki kibazo twari tumuvuzemo stress no guhangayika, cyangwa se guhangayika kw'indwara, anxiety, indwara yo guhangayika. Hari abantu benshi bafite ibibazo byabarenze, bahangayikishijwe n'ibintu bikomeye, byaba iby'akazi cyangwa n'iby'ubuzima muri rusange. Aba bantu bararyama bakabura ibitotsi bukarinda bubakeraho. Hari ibibazo familiyari byo mu miryango, hari ibibazo byo mu kazi, hari ibibazo by'ubuzima wenda by'indwara. Hari abantu bagira anxiety ikomotse ku ndwara zibababaza barwaye. Hari abantu bahangayikishijwe n'ibintu bikomeye bifuza kugeraho, ariko badafite inzira yo kubigeraho, bareba imbere bakabura igisubizo cyo kubigeraho, bakaba bafite iyo anxiety. Iyi anxiety rero, ingaruka ya mbere nayo ni ukubabuza gusinzira, kandi iyo bibabujije gusinzira, umusaruro uvamo nuko icyo twita systeme nervous system, urusobe rw'imitsi y'ubwonko rwose rurahungabana. Nirwo rushinzwe gukoresha cyangwa se kuyobora no kugenga imikorere yose y'umubiri. Bivuze ngo rero imikorere y'umubiri isigaye nayo izasigara yahungabanye. Bizagenda bikore no ku byo twita imvubura, glands. Izi glande endocrine nazo zishinzwe gukora imisemburo ariyo twita hormones cyangwa se hormone. Izi hormones nazo zizagenda zibe nke, ugira icyo twita hormone imbalance, déséquilibre hormonal.
ibi nabyo bizagenda bikreye indwara nyinshi muzo tuzavugaho, tuzasanga ko zikomoka ku iki kintu. Sinzi niba munkurikiye neza. Zikomoka ku iki kintu. Niba utacyumvise neza, subiza inyuma gatoya wongera ubyumve, usubize inyuma gato wongera ubyumve neza. Aha hantu mukwiye kuhumva. Aha rero niho ruzingiye ingata. Aha ni hahandi abantu benshi babuze ibitotsi kubera ko stress yabo yarabarenze, bagera ku rwego igenda yangiza ibice bikurikirana nk'uko nagiye mbibabwira, ariko noneho ikinjira muri za organisme z'umubiri zo ntabashije kwinjiramo ngo nzivuge imwe ku yindi. Aha niho hahandi usanga umuntu yarwaye igifu, umuntu yarwaye umutima, umuntu yarwaye umwijima, umuntu yarwaye impyiko, umuntu yarwaye imitsi, yazanye ibisebe mu gifu cyangwa no mu kanwa, yagize ibibazo by'amakonstipation, kwituma byanze, indigestion, ibibazo by'igogora, ibibazo by'urukurikirane bikomoka kuri stress. Ariko bundi mwagiye muruhuka. Utekereza ko uruhutse se wakunguka bike? Reka mbabwire, iyo uruhutse ukagabanya iyi stress, nibwo ujya mu kazi ufite umusaruro uzatanga kugukorana imbaraga, kandi ibitekerezo byawe biba bitekereza neza, ugakorana ububasha n'ubushobozi bwo kugira ibyo ugeraho mu kazi kawe. Ariko iyo uri stress, iyo ufite stress ntabwo utanga umusaruro mu byo ukora. Nubwo stress mvugaho atari stress iterwa no gukora gusa, hariyo niyo twita stress emotionnel, ikomoka mu guhora uhangayitse, mu guhora watekereje cyane ibintu bigutesha umutwe, kandi rimwe na rimwe ushobora no gutuza bikemera. Ariko ubundi twakwize kwiringira Imana, twakwize kwizera. Niba ibibazo byakurenze, Bibiliya iravuga ngo niba uhangayitse, niba ubabaye, ririmba, senga, izere. Ku bantu bizera Imana, reka mbabwire, bavumbuye ibanga mu kwizera. Kuko uyo yizeye arenza amaso ibiri hafi aha, akareba hirya y'ibigaragara, akahabona ibisubizo, agaca. Ubu ngubu iyo baramutse bakugotesheje umuriro, uri mu ruziga rw'umuriro, wahita uvuga uti ngiye guhuruduka nce mu uyu muriro, ariko ndawusohokamo wenda nahiye, ariko hirya yo gushya nzayivuza nkire. Ariko ugumye hagati washya. Kwizera rero niko guhurutura umuntu mu bibazo, kukamujyana hirya y'umuriro akahakirira. Ushobora no kuwusohokamo utanahiye. Twagiye twizera ko nta nicyo bidutwaye. Hari igihe ushobora kuvuga uti nge ndizera ariko byarandenze. Burya rero biranashoboka. Buri iyo stress yakurenze, kwizera nako kunyantege nke, ntabwo kugera ku ntego. Kwizera nako kunyantege nkeya. Ariko Imana ishimwe, dufite ibyo dukorera abarwayi bafite kwizera guke. Ahubwo ushobora kuvuga utari kubi nawe byavuga nawe ntago bibaho. Yego, dufite ubuvuzi bwitwa reflexology. Ku muntu w'umuprofessional reflexologist, iyo gukorera reflexology ufite ibibazo byo kutizera, ufite ibibazo biva hese ubundi mu muntu, reka mbigusobanurire neza. Mu muntu harimo icyo twita, harimo ibice bitandukanye. Harimo igice gishinzwe kwishima, harimo igice gishinzwe kubabara, harimo igishinzwe kwibuka, harimo igishinzwe gutekereza, harimo igishinzwe ibyo twita spiritualism, ibijyanye n'iby'umwuka n'iby'iyobokamana. None se ntabwo urabona ibibazo byakurenze, banakwigisha ukumva ntibinagufasha. Ariko biba bisobanuye ko cya cyumba gishinzwe ibyo cyamaze kuziba, cyamaze kwangirika. Nk'uko ujya mu ishuri ukiga, kumva nturi gufata rwose. Abadafata mu ishuri tugiye kujya mu biruhuko, munzanira abana banyu tubereka rwose ukuntu tubafasha. Ariko banza ujye kuri Google
ubanze urebe niba koko reflexology yabasha gufasha abantu bafite ibibazo by'imitekerereze, abantu bafite ibibazo byo kudasinzira, abantu bafite ibibazo byo kudafata mu mutwe, ibyo twita poor memory and concentration, bakagira noneho concentration igaragara, concentration, akikonsantra ku bintu arimo kandi akumva biraza neza. Ibyo byose birashoboka. Reka nigarukire kuri sije yacu y'indwara yo kudasinzira. Twari tumaze kuvuga ko ikintu gikomeye kiyitera ari stress and anxiety, umunaniro ukabije w'ubwonko ndetse n'umuhangayiko. Ikindi gikomeye ni uko hari abantu bakoresha ibyo twita stimulants food cyangwa se ibyo kurya bikangura umubiri. Reka mfate urugero, ikawa. Bakunzi bayo ntimuntera amabuye mwihangane. Mujye murekerega tubabwize ukuri. Mujye mureka tubabwire ibyiza biri mu kintu, tubabwire n'ibibi byacyo kugira ngo ubuzima bwawe buhagarare neza, ufite amagara mazima. Ikawa iri ku rutonde rw'ibiyobyabwenge. Urayikunda ariko bimenye. Ikawa icyo ishinzwe, ubundi ikawa nta nubwo yagenewe kunyobwa, yagenewe gukurwamo imiti. Uwo niwo mumaro wayo wa mbere, irimo umuti. Ariko ntuzanywe ikawa ngo ngende kunywa umuti w'iki, umenya bawukuramo bate, umenya uvura iki, uzareka wandikirwa n'abaganga. Ikawa rero iyo yinyoye, ikintu cya mbere icyitwa kafeyine kirimo ni ikiyobyabwenge gifite ubushobozi bwo gushyira amaraso ku kiboko kikayakabukira, amaraso akiruka, akaba niyo mpamvu abenshi bayifashisha mu gihe cy'imbeho. Ngo mu gihe cy'imbeho ngo ndanywa agakawa ngo karatuma nshyuha. Uri gushyushywa nuko amaraso ari kugendera ku muvuduko Imana itahaye iyo gahunda y'amaraso. Ntabwo amaraso agomba kugenda ku muvuduko utariwo. Amaraso yagombye kugenda ku muvuduko uri normali, ntabwo ari ku muvuduko wowe ushaka. None ngo ugiye kuyashyushya, ubundi se wakwirutse, cyangwa wagiye kota, cyangwa wakwifubitse, cyangwa wagiye mu buriri, cyangwa wakoze ibindi, wanywa n'igikoma, wanywa n'agacyayi ka romare, wanywa n'agacyayi ka tangawizi, wanywa n'agacyayi ka mucayicayi, wanywa n'agacyayi kumwenya n'utundi. Ariko kuki wangiza ubuzima? Ikawa rero ya maraso yamaze kugendera kuri wa muvuduko udasanzwe, cya kirungo gitangiye kugabanuka, ya maraso arongera agacika intege, ikagenda noneho ku muvuduko wo hasi. Niyo mpamvu abantu bamwe bagiriye umuvuduko wa hypertension, abandi bakagira hypotension, abandi bakagira amadiabete, abandi bakagira kudasinzira, abandi bakagira ibibazo bitandukanye babitewe no kurya no kunywa ibintu batazi akaga kabirimo. Rero ibi bintu babwira ni cyayi kibamo ibyo twita teyine, nayo ni nkuko nguko. Iki cyayi mumbabarira abacuruza icyayi, mumbabarira abahinga icyayi, ariko wowe niba ubimenye, menya ko ibyo bintu bishobora kuguteza ingorane, bikaguteza akaga. Ikindi gikomeye, hari abantu bakunda gufata imiti, baba bararwaye nk'indwara ya tiroyide, bagahabwa imiti yo kuvura tiroyide, nayo iyo miti ifite ukuntu ibabuza gusinzira. Iyo nta yindi shuwa nyine urarwaye, ariko ugomba kumenya ko ibyo nabyo ari ikibazo. Ariko niba uyifite ukaba urwaye iyo ndwara ya tiroyide, uri no kw'iyo miti, uzaze tugukorera ibyitwa reflexology, tubisubize ku murongo, uzabasha gusinzira kandi niyo miti unayikoresha kugeza igihe tiroyide yawe ibasha gukira, cyane ko na reflexology ifasha tiroyide. Andika muri Google urabibona ko iyifasha. Aha, ikindi kintu gituma abantu badasinzira neza, isukari. Isukari umva iraryoha pe, iraryoha rwose. Abantu
twese tuvuka tuyikunda, tugakura tuyikunda, tugakura tuyanga bitewe n'ibyo twirinda cyangwa se n'ingaruka twayumviseho, ariko ubundi cyangwa se n'uburwayi bwatwarwara bugatuma twumva tutayishaka. Ariko isukari ubundi ni inshuti y'ururimi, ni inshuti y'ururimi, kuko ako karyohe gatuma hari imisemburo ikangurwa mu mubiri ukumva uguwe neza. Hanyuma isukari akenshi narababwiye ngo abankurikira ninkunda kuvuga isukari, isukari irimo amoko. Iyi sukari niyo twita refined sugar, ni iyi sukari yo mu ruganda, ni iyi sukari cyane cyane abantu benshi sinzi ahantu babikuye ngo isukari ngo y'umweru ngo yo ngo ni nziza. Niyo mbi, yo ni mbi cyane. Mu gitabo cyitwa Savoir Manger abahanga bacyanditse baravuze ngo naho abantu barakomera ngo kuba bakiriho kandi banywa isukari. Ba nyiri inganda z'isukari mwihangane mumbabarire, n'ubundi ntago bazareka kuyinywa, kandi n'ubundi simbujije abantu kuyinywa, ariko umenye ngo unywe ingana gute. Ese uzigarama z'isukari ugomba kunywa ku munsi? Umuneke ubwawo ugura amafaranga makeya, wabasha kuwubona ku buryo no kuwurya buri munsi byagukundira. Igisheke kigura amafaranga makeya, wakirya buri munsi byagukundira. Rero amasukari ashobora kugufasha kandi umubiri wawe ntugire icyo ubura. Imbuto by'umwihariko zigira amasukari menshi nubwo zihenze, ariko hari n'ibyo kurya bifite amasukari, bijumba, ubugari, ibyo byose birabufite. Ikindi nababwiraga yuko kudasinzira guterwa n'impamvu nyinshi. Hari indwara nyinshi zitera nanone ububabare bukabije, abantu bakananirwa gusinzira. Ntitwirengagize ko nanone indwara z'uburyo butandukanye nazo zizana iyi insomnie. Ikindi abantu bakoresha inzoga nubwo bazinywa bagasinzira bagaheza, ariko alcohol iri ku rutonde rw'ibinyobwa n'ubundi bituma abantu badasinzira neza. Ni muri urwo rwego rero inshuti zanjye, niba ufite ikibazo cyo kudasinzira, hagarika alcohol ubanze ugerageze urebe. Ikindi, abantu bafite urwungano rw'igogora rukora nabi. Urwungano rw'igogora rukora nabi narwo rutera ibintu byo kudasinzira. Abantu badakora imyitozo ngororamubiri nabo bashobora kugerwaho n'uku kudasinzira. Kudasinzira rero guterwa n'ibibazo bitandukanye, hari indwara nyinshi, ariko nanone kubura hari inyubakamubiri n'intungamubiri zishobora kubura nabwo ukananirwa gusinzira. Urugero, vitamini B12 ituma dusinzira neza. Iyo ibaye nkeya itera kudasinzira neza. Ibyo twita iron deficiency cyangwa se fer, kugabanuka kwa fer mu maraso bitera kubura ibitotsi. Ikindi, abantu bafite indwara zimwe na zimwe zirebana n'ubuhumekero, guhumeka nabi, asima, ibibazo nk'ibyo ngibyo nabyo bituma aba bantu bakunda kubirwara badasinzira neza. Rero reka mbabwire yuko kudasinzira ko gufite ingaruka nyinshi, nkuko nababwiye ko guhangayika nyine kuzana ingaruka nyinshi. Kudasinzira guterwa n'impamvu nyinshi, ariko ikibi cyako nuko nako guhita guhinduka intandaro y'ibibazo byinshi cyane. Nshuti rero bakunzi b'ikiganiro amagara mazima nibwo butunzi, by'umwihariko bakunzi ba Maximed TV, ndabararikira kumenya ko ubuzima bwawe umunsi uzabona bwataye umurongo ugomba kwihutira kujya mu bashinzwe kubusubiza ku murongo, kuko
uko ugira uburangare ku buzima bwawe bwo ntabwo buzakubabarira, kuko ingaruka zabwo zo ziza zihuse, kandi ibihano bikurikiraho biza biremereye, biza bitihanganirwa, ariko nta kundi, nta yandi mahitamo uba ufite. Ni muri ubwo buryo rero uyu mwanya, niba udasinzira, ntabwo ndi buvuge ngo ibimenyetso nk'uko mwamenyereye ku zindi ndwara ko mabwira ngo ibimenyetso, ikimenyetso cyo kudasinzira se hari utakiza ushaka kukimenya, ni ukudasinzira nyine. Ariko hari no kudasinzira neza. Hari abantu basinzira ibitotsi bitari deep, akaryama agasinzira, ariko yakumva abantu baseka akaba arimo arabumva kandi asa n'usinziriye. Buri ibitotsi nabyo bibamo steps, hari hari faze ya mbere kugeza nibura kuri faze ya 5 yo gusinzira. Iyo ugeze kuri faze ya 5 ugira ibitotsi birimo no kurota. Ariko rero bya bitotsi bimeze nko guhunikira, bya bindi umuntu abakandagiye uba uri kubumva, inkoko zabika ugahita uzumva, akantu kose katushuka kumva, oya, ntabwo uba usinzira neza. Reka rero mbabwire ko igisubizo ku kudasinzira ni ukubyivuza. Kandi Health is Wealth Complementary Therapies Clinic, ikigo cyacu cy'ubuzima, nushaka ukite amagara mazima nibwo butunzi, kiri ku Gisozi mu mujyi wa Kigali, urenze urwibutso rwa Jenoside yakorewe Abatutsi, haraguru y'urwibutso hari aho bita ku gasoko ka Ruhango. Aho iyo uhageze uhabona umuhanda ukata iburyo, ni umuhanda nimero 645 KG 645 cyangwa se KG 685. Uhita utambika mu metero 300 ku ipoto ya 4 y'amashanyarazi iriho amatara uvuye kuri kaburimbo. Ubundi uhita ureba igipangu cya Ruriba kiraho haraguru, uhita uzamukiraho ukajya mu gipangu cya Ruriba kinini, nicyo kirimo ikigo kivuriro Health is Wealth Complementary Therapies Clinic. Kandi ukeneye ko tugufasha, waduhamagara kuri 07 88 300 682 07 82 682 cyangwa 07 82 30 Reka mbabwire ko Maxmed TV, wowe utarakora subscribe, ukande kukazogera gatukura, ukore subscribe kugira ngo ibiganiro byose Maxmed TV ikugezaho ujye ubibona ku gihe. Kandi inshuti zawe ukore share ku iki kiganiro na like, kugira ngo nabo babashe kumva ibyiza nawe ukuye mu iki kiganiro. Kereka niba utugaye uvuga uti nta cyiza numvisemo, ariko niba gihari ihangane ukore like and share. Mu yandi magambo, abatarumvise ikiganiro cyitwaga guhangayika, ingaruka zo guhangayika cyangwa se inkuru z'ibyago byinshi, navuzemwo amasaha buri muntu wese agomba kumara asinziriye. Mbabwira n'impamvu ayo masaha iyo yarengeje ibipfa mu mubiri, mbabwira ko iyo usinziriye nako iyo utayagejejeho ibyangirika mu mubiri, iyo urengeje amasaha yo kuruhuka ukaruhuka ukererewe, mbabwira ibyangirika. Ku batarabonye icyo kiganiro, andikamo amagara mazima nibwo butunzi, uraza kubonamo ikiganiro cyavugaga ku ngaruka n'akaga gaterwa no guhangayika, urabibona. Ahasigaye rero reka nshimire Maxmed TV, nshimire cameraman twakoranye, kandi mbashimire mwese mwakuri iki kiganiro. Naho ubutaha, turabakunda cyane. Maximed, link up with the world.